mukunzi wadusomeye Bibiliya, reka ngushimire ko dukomeje kubana muri gahunda nziza twatangiye yo gusoma Bibiliya yose. Turi mu gitabo cy'Itangiriro, ubu tukaba tugeze ku gice cya 13. Turi kwifashisha ingeri ya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Aburamu atandukana na Loti. Aburamu ava mu Misiri asubira mu majyepfo ya Kanani, ajyana n'umugore we na Loti n'ibyo yari atunze byose. Aburamu yari umutunzi cyane, akaba n'umukungu w'ifeza n'izahabu. Nuko agenda yimuka ava mu majyepfo ya Kanani asubira aho yigeze gushinga amahema hagati ya Beteli na Ayi, akahubaka n'urutambiro. Aburamu ahageze yambaza Uhoraho. Loti wari waragiye yimukana na Aburamu, nawe yari afite amashyo n'imikumbi n'abagaragu. Kubera ko Aburamu na Loti bari batunze cyane, urwuri ntirwari rukibahagije ku buryo bakomeza guturana. Ubwo kandi Abanyakanani n'Abaperezi nabo bari batuye muri icyo gihugu. Bukeye abashumba ba Aburamu n'aba Loti batonganira urwuri. Nuko Aburamu abwira Loti ati, dore turi umuryango umwe, nta mahane akwiye kuba hagati yacu cyangwa hagati y'abashumba bacu. None reka dutandukane, hitamo aho wishakiye mu gihugu hose, nanjye ndagana ahasigaye. Loti niko guterera amaso abona ikibaya cyose cya Yorodani kugeza Isowari gifite amazi menshi. Cyari kimeze nk'ubusitani bw'Uhoraho cyangwa ikibaya cya Nili mu Misiri. Icyo gihe Uhoraho yari atararimbura imijyi ya Sodoma na Gomora. Nuko Loti ahitamo ikibaya cyose cya Yorodani cyari giherereye iburasirazuba, arimuka atandukana na se wabo. Aburamu aguma mu gihugu cya Kanani, naho Loti ashinga amahema hafi ya Sodoma, umwe mu mijyi yari muri icyo kibaya. Abanyasodoma bari abagome kandi bagacumura k'Uhoraho bikabije. Loti amaze kwimuka, Uhoraho abwira Aburamu ati, terera amaso uhereye aho uri, maze werekeze mu majyaruguru no mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Icyo gihugu cyose ubonye nzakiguha burundu, wowe n'urubyaro rwawe. Nzabagwiza babe benshi nk'umukungugu. Nk'uko ntawe ushobora kubara umukungugu, niko ntawe uzashobora kubara abazagukomokaho. Haguruka utambagira igihugu impande zose, kuko nzakiguha. Nuko Aburamu yimura amahema ye ajya gutura hafi y'ibiti by'inganzamarumbu bya Mamure, ahagana i Heburoni. Nuko ahubakira Uhoraho urutambiro. Nyuma yo gutega amatwi y'amagambo akubiye muri iki gice cya 13 cy'igitabo cy'Itangiriro, subiza ibi bibazo bikurikira kugira ngo bigufashe kugira icyo usigarana mu bitekerezo byawe. Ikibazo cya mbere: Aburamu yahawe n'Imana irihe sezerano? Ikibazo cya kabiri kirimo ibisubizo bitatu, urahitamo kimwe. Bibiliya itubwira ko Aburamu A. yari umukene, B. umutunzi akaba n'umukire, C. umutindi nyakujya. Ikibazo cya gatatu: intonganya z'abashumba ba Aburamu na Loti bapfa urwuri zabyaye iki? Ikibazo cya kane ari nacyo cya nyuma: ni ubuhe buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane tubona muri iki gice cya 13 cy'igitabo cy'Itangiriro? Reka ngushimire uburyo ukomeje kubana natwe muri iyi gahunda ya Dusome Bibiliya. Uwiteka aguhire muri byose.